Turabasuhuje mwe mwese muri kutwumva aho muherereye hose, ab'amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, mwese turabasuhuje, mukomeze mugire ibihe byiza. Mwe rero mwarangije gukora subscribe, muraba agaciro cyane nk'uko tudahwema kubibabwira. Abatarayikora kandi namwe twizere ko muza kugenda mudukoreraho kugira ngo ibintu bikomeze bibe uburyohe gatanu ku kandi. Uyu munsi rero turaza kunyarukira mu matransferi ari gukomeza gucicikana hano mu Rwagasabo, aho mu ikipe ya Rayon Sport hari biri kugenda bivugwamo, ndetse no mu ikipe ya APR FC naho ntago bacecetse, nabo biri kugenda bivugwamo, ariko tubamenyesha ko nko mu ikipe ya APR FC yo rwose igeze ku musozo, ku buryo umutoza wayo yarangije gusinyisha azatangira imyitozo squad ye yose yuzuye. Ahubwo tukareba se muri Rayon Sport ho bizaba bimeze bite, ko iminsi iri kugenda ibagendana. Turaza kureba rero ibigenda bivugwa muri ayo makipe yombi. Ikipe ya Rayon Sport rero reka tuba ariyo duheraho transfer ziri kugenda zivugwamo. Turahera ku mutoza w'abazamu, uwo nta wundi ni Bakame, akaba yarangije guterekaho amasezerano. Ni mu rwego rwo kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ikomeze kugenda yuzuza staff technique nk'uko igenda ibisabwa na CAF. Murazi ko mu biganiro byacu byagiye bitambuka twagerageje kugenda tubabwira ko CAF igenda isaba kuzuza ibisabwa nyine kugira ngo bazemererwe gukinira imikino nyafurika. Rero Rayon Sport naho yahereye, ariko ntago yicaye ubusa, kuko no mu bakinnyi hari ibiri kugenda bivugwamo. Hari umukinnyi Drissa Kayote nawe uri kugenda avugwamo ko ibiganiro byarangiye, gusa igisigaye ni ugusinya, ni ugukora ku rupapuro. ni ukuvuga ngo ibisigaye ni ku mpapuro, naho ibyo kumvikana ndetse n'imishahara byose byagiye byumvikanwaho. Turababwira rero undi nanone witwa Ntarindwa Aimable, nawe nta gihindutse aka kanya rwose. Muraza kumva bitangajwe ko uyu mukinnyi nawe yasinyiye ekipe ya Rayon Sport. Si ibyo gusa rero twababwira, icyo twababwira nuko ku mukinnyi Idrissa Kayote we barangije kumvikana, ndetse bumvikana n'igihe basinya. Ubwo ni ukuvuga ni imyaka 2 bemeranijweho. Recruitment nawe bakemeranwa miliyoni 13 za recruitment, hanyuma umushahara nawo bagiye bawuganiraho ukaba ari miliyoni 1 ku kwezi. Urumva ko rero iyo ibintu byageze aho ngaho rwose ku kigereranyo cya 90% baba barangije kubyumvikanaho. Ubwo rero tukiri aho ngaho, uwo Drissa Kayote ni umuzamu, azaba ari we muzamu wa mbere w'ikipe ya Rayon Sport, akaba yungirijwe na Ndikuriyo Patient ndetse na Mugisha Yves. Aba bakaba ari bo bazamu ikipe ya Rayon Sport izagenda ikoresha sezo itaha 2025-2026. Kuri YouTube handika Utundi TV wirebe. Ikindi rero mwamenya ni inama z'abasaza zimaze kugenda zikagera ku nama 4 mu cyumweru kimwe. Ese mu by'ukuri ni ukubera iki bagiye bakora inama nyinshi cyane? Nabwo urebye ugatera nk'icyumvirizo, wasanga impamvu y'izo nama zose ari ukugira ngo babashe kugenda bakusanya amafaranga, dore ko bigaragara ko mu ikipe ya Rayon Sport koko nta mafaranga ahagije arimo, kuko iyo aza kuba arimo hari abakinnyi benshi bagiye bavugwa ndetse banaganiriyeho ibiganiro bikagera kure, ariko bakaba bataragiye babasinyisha. Ukaba rero ubona ko ari ikibazo kijyanye n'amafaranga muri rusange. Rero ubu ngubu uko urikije uko ibintu bigiye bimeze,
muri izo nama zose bagerageje kugenda bakusanya amafaranga ndetse bagagenda bareba aho yava kugira ngo babashe kugenda nabo bagira icyo bakora ku isoko, dore ko iminsi iri kugenda ibagendana kugeza amasaha ya nta kintu na kimwe kigaragara usibye umutoza w'abazamu Bakame wabashije gusinya na Musore Prince, nibo bantu ikipe ya Rayon Sport yashyize ku mugaragaro yasinyishije. Rero urumva ko iracyafite akazi katoroshye, iracyafite ibintu bigoranye kugira ngo igende ibyuzuza. Ikindi rero twavuga ikipe ya Rayon Sport iri kuvugana n'umukinnyi n'indi mpano yigendera, bari kuvuga ko biri kuvugwa ko uyu mukinnyi Kitoga Tony ari kugenda arebwaho n'ikipe ya Rayon Sport, dore ko babonye ko afite impano yitambukira rwose, bakavuga bati uyu muhungu nawe aje akajya muri squad ya Rayon Sport hari ikintu yajya agenda adufasha. Tugiye rero kuvuga kuri uwo muhungu, twavuga ko yakiniraga ikipe ya Bukavu Dawa, ubu akaba ari gukinira hano i Nyamirambo mu mikino iri kugenda yagiye itegurwa n'abantu ku giti cyabo, aho tumusanga mu ikipe ya Buja City, akaba ariho uyu musore ari kugenda akorera imikino ye, ariho n'abantu ba Rayon Sport bamubonye bakavuga bati iyi mpano ntabwo mu by'ukuri twayireka ngo igende gutya gusa, ahubwo nawe yaba yaza kugenda yiyunga ku ikipe ya Murera, bakareba ko hari ikintu yazagenda abafasha. Rero tukiri kuvuga ku bijyanye n'abakinnyi ntabwo twarenza ingohe umukinnyi wifuzwa cyane na Skol ikaba yabwiye ikipe ya Rayon Sport iti mudushakire umukinnyi mwiza uvugwa ati dore ko bigaragara ko ku isoko rwose bisa naho abareyo batishimye, natwe turebe ko twateramo tukaba twabagurira umukinnyi akaza hano mu Nzovu akaba yagenda asinyishwa ati nka Skol, natwe tukigaragaza tukabereka ko turi kumwe namwe kandi tugomba kugenda tubatera inkunga nk'uko bisanzwe bigenda. Urumva rero ko mu gihe Skol yaba yemereye kugurira umukinnyi ukomeye ikipe ya Rayon Sport, nabyo turi buze kugenda turebe se yaba ari nde waba warabengutswe n'ikipe ya Rayon Sport, wenda bikagenda binanizwa n'amafaranga, kuko Skol iravuga iti nta kibazo cy'amafaranga tuzaba dufite, mwebwe mu muturangire gusa kugira ngo hano i Nyarugenge naho ibintu bikomeze kugenda bishyuha, ati dore ko ari twe dusigaye mu makipe uko ari abiri azasohokera igihugu bitari kuvugwamo ibintu bijyanye n'amatransferi cyane, nk'uko nabibabwiye ko ikipe ya APR FC yo rwose kugeza amagingo aya ngaya yo ikaba igeze ku musozo wa squad yayo. Ibintu muri APR FC yo bigeze nko kuri 95% byo kuba byagenda birangira. Iwacu mu Rwanda ibijyanye n'imyidagaduro, amakuru y'imikino mubimenyera ku gihe, mubirebera ku gihe. Si ibyo gusa rero twagenda tubabwira, munazi ko ikipe ya Rayon Sport yagiye ivugana n'abakinnyi benshi cyane cyane nk'abazamu. Tugarutse kuri uyu muzama tubabwiye uri kugenda warangizanyije n'ikipe ya Rayon Sport, barangizanyije kumvikanaho ibintu byose Idrissa Koyate, ariko mbere yaho muzi ko neza ko hari habayeho kugenda bumvikana n'umuzamu w'umukongomani bita Jackson Rumaga, akaba bitaragenda neza kuko we arushaho amafaranga uyu Koyate kuba aca menshi. Rero ukaba ubona ko ikibazo cy'amafaranga gikomeje kuba ingorabahizi mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero ikaba aribwo yahisemo Koyate aho guhitamo Rumaga. Ikindi nanone wamenya nuko ku bijyanye n'abazamu n'ubundi hari umuzamu wahoze akinira ikipe ya Mukura wari warangije amasezerano, nayo byagiye bivugwa cyane ko yakwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport, ariko
kugeza amagingo aya nawe bikaba bitari gukunda, akaba nta wundi izina rye ari Sebwato nk'uko mwagiye mukomeza kugenda mubyumva. Mu by'ukuri rero Rayon Sport bagiye bagirana ibiganiro ariko hakagenda havukamo utubazo twa hato na hato ntibabashe kugenda basinyisha abo bantu. Tukiri rero kuri ibyo bya Rayon Sport twabamenyesha ko usibye Bakame n'umutoza wa fitness we asanzwe azwi nta wundi ni Ayabonga, nawe akaba yagarutse mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo nawe akomeze agenda yongerera ingufu abakinnyi Rayon Sport izaba ifite, ndetse izaba ishaka no kugenda isohora bajya mu mikino nyafurika. Rero urumva ko ubu kugeza ubu ngubu umutoza utaratangazwa ni umutoza wungirije ufite lisansi A. Ikindi mwamenya nuko bitarenze uyu munsi saa sita z'ijoro ikipe ya Rayon Sport igomba kuba yarangije gutanga urwo rutonde rwose muri CAF kugira ngo bibe confirme, niyo date finale yo kugira ngo itange urwo rutonde. Urumva ko rero mu masaha make cyane ibintu byose biraza kuba ari uburyohe. Turaza kugaruka kuri izi mikoro tubabwira uko byagiye bigenda. Rero nk'uko nababwiye ntago twavuga ku ikipe ya Rayon Sport gusa ngo dusige ikipe ya Nyamukandagira nayo ku isoko ikaba imaze kumvikana n'umukinnyi w'umunyaburkina Faso. Ni umukinnyi ukomeye cyane nk'uko mubona aho ngaho ku ifoto, ni umukinnyi Ruf Meme Dao. Ni umukinnyi rero wavutse ku itariki 5 z'ukwa 9 mu mwaka w'ibihumbi 2023, akaba ari umuburkina Faso nk'uko nahoze mbibabwiye, akaba rero ari nomero 10 milieu offensif uzakinira ikipe ya APR. Murazi neza ko mu ikipe ya APR FC havugwagamo rwose ibibazo bya nimero 10 tipike, wa mukinnyi uryana, wa mukinnyi ukomeye umeze neza mu ikipe ya APR FC. Rwose uwo mukinnyi wabonaga ko urebye abo yari ifite wabonaga ko byasaga nk'aho ari uguhengekereza, ariko ubu ngubu kuba yavuganye n'uyu mukinnyi bakaba ndetse banumvikanye, uyu mukinnyi akerekeza mu ikipe ya APR FC. Urabona ko APR FC nayo yakoze diro nziza cyane, kandi abafana bayo bari bugende bakomeza kumwishimira, ndetse ko banamwitezeho ibintu byinshi ndetse n'izindi mpinduka zizagaragara hagati mu kibuga. Yewewe geraho birebere, kuri YouTube handika Utundi TV. Ubwo rero murumva ko ikipe ya APR FC ubwo iguze nomero 10 isigaje umukinnyi umwe gusa w'umwataka, kuko ni abantu babiri yari isigaje kugenda yongeramo, kuko muzi neza ko yavuze ko ikeneye umwataka ndetse n'ukina inyuma y'umwataka. Ubwo rero dutegereje kureba undi mukinnyi wa finali rwose APR FC izagura. Twizere ko azaba ari umwataka w'igikoko, kandi iyi kipe ya APR FC mu bushobozi bwayo irimo iragenda ikomeza gukora ibintu byayo neza kandi yitonze, ku buryo yo rwose nta gihunga kinini igiye ifite ino ekipe. Ngibyo rero ibyakomezaga kugenda bivugwa hano i Nyarugenge. Turaza kugenda tubakurikiranira byinshi uko bigenda bigenda, cyane cyane nko mu ikipe ya Rayon Sport. Ubu ngubu niho hasigaye amakuru menshi kandi ashyushye ari bugende atangazwa mu masaha ari bugenda za. Twakoraga ikiganiro kimwe ku munsi, ariko kuva bigeze aha ngaha dushobora kujya dukora ibiganiro 2 cyangwa se 3 bitewe n'amakuru ari kugenda asohoka muri iyi ekipe ikunzwe na benshi cyane hano mu Rwanda. Ngayo nguko rero turabashimiye mwe mwese mwagiye mudutega amatwi, dukomeza kubibutsa ko rwose abatarakora subscribe mwagenda muyikora, dushimira cyane kandi byimazeyo
abafatanyabikorwa bacu bagiye bakora subscribe ndetse n'abatanga ibitekerezo, mwese muraba agaciro kandi muraba gushimirwa cyane. Rero twifuze ko n'abatarabikora mwese muzagenda muza muri uno muryango mugari w'Utundi Sport TV. Turabakeneye kandi dukeneye imbaraga zanyu ndetse n'inkunga zanyu z'ibitekerezo murakenewe cyane. Ngayo nguko rero reka tube tuhagarikiye ahangaha mu gihe turi kujya gushakisha andi makuru ari kugenda avugwa, tuze kuza kurebera hamwe uko biri buze kugenda bigenda. Twababwiye ko muri Rayon Sport rwose igihe cyabasiganye, igihe cyabacikanye, barimo barasiganwa n'igihe. Urumva rero ko natwe tugomba kujya tugenda dusiganwa nacyo kugira ngo tugende tubagezaho ingaruka zagiye zihinduka cyangwa se impinduka zagiye zibaho mu ikipe ya Rayon Sport ku bijyanye n'amatransferi. Ngayo nguko rero murakoze, naho ubutaha, ciao.